Mbere ngitangira yenda kwanga impano yanje igaragare nagiye gusura umubyeyi mu Kinoni nkihagera nsanga umubyeyi wari umaze iminsi abyara abana barapfa ntago nari muzi ngo yari uwo munyagafunzo uwo twagiye gusura yari uwini wacu tuhageze nsanga ababyeyi be bihebye bari kurira bahamagaye Mberansi ngo nize imujane mu Ruhengeri ndangije ndazamuka nkumva umwuka ari kumata kumusengera ariko kwigaya no kutiyemera yenda gacika intege mbwira abatwari kumwe nitwizamukire kuko numvaga umwuka ari kumpoma ngo nje kumuramburaho ibiganza nkavuga mu bapagani muri abantu baragira ngo iki ndangije abo twari kumwe turazamuka tugeze mu gitari numva nagiye mu mwuka udasanzwe ndavuga ngo yansubiye gusengera umurwayi ntago ngiye kuzaburana n'Imana nagezeyo kuri wa mubyeyi ndambika ibiganza ndamusengera ndavuga ngo uyu mubyeyi ni igihe kirekire yabuze umwana ni igihe kirekire ariko uyu munsi Imana imuhuje n'umusamariya mwiza ndavuga ngo Uwiteka nkugirire nk'umugisha uyu mubyeyi nawe abyare aheke ako kanya nje mu mwuka bari abanyagatulika bankoye ariko bari kurira ndahanura ngo Uwiteka aravuze ngo saa moya urabubonye umwana w'uruhinja w'umuhungu Mberansi ngo dore ndayikerereje erasanga umajiye kubyara kuko bwari bwije bigeze nka saa 12 nazamutse mfite ubwoba ndi gutitira ibintu mvuza abantu biwacu bari kumva abaturanye inshuti zanje nabari abantu bihebye kuriya mana akaba mvuze n'isaha none nza mfite ubwoba naraye ndi gusenga ubwa bwanyishe umubyeyi kuko yari uwanje nagiye ndi gusinonwa mu gitondo kuja kureba uwo muntu wabyaye ngiye gukorwa n'isoni nta bindi ngiye kumwara natungutse mu muryango w'abakecuru baraza barampobera baranterura banca hejuru bati uyu muntu nta gusanzwe watubwira ni wanyu Isaya Samuya yuzuye na muganga wari urimo araza avuga ati mufite Imana uri umukinte ndi umwadeperi ati Imana yawe ntisanzwe byaye byatuguye ariko Isaya Samuya umwana w'umuhungu dore nguyu ngo nije gufata uruhinja yes reka twasuza abakunzi ba Concord TV show aho muri hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje reka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukaba ugiye kuyikanda ndavuze ngo Imana y'amahoro iguhe mu bantu ufite cyangwa mu bantu ifite iguha umuntu w'ingirakamaro urafatanya nawe kugira ngo mujyane muri rugendo nkuko Simoni w'umunyekurene yafashije Yesu umusaraba mu gihe Simoni Petero bagendanye akamuha imigati akamuha amafi yari yamwihishe yamutaye Imana iguha umuntu wingira kamaro nanjye rero ni ya gahunda yo kutabatenguha ahubwo nkava mu mugi nkajya mu cyaro gushakisha abanyempano batandukanye kugira ngo tuganire tuvuge imbaraga z'Imana tuvuge gukomera kw'Imana ubu nicaye mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari ka Cyahi mu murenge wa Rugarama mu ya kamera hari umukozi w'Imana n'umuhanuzi twarasenganye turaza kubyibuka neza niyo mpamvu naje kugira ngo tuganire tumuhaye ikaze ni karibu atangira dusuhuza yibwira abadukurikiye twongeye gusuhuza abantu batwumva muri aka kanya yego amazina nitwa Uwimana Drosera dusengere ugira ngo Imana ituyobore kuko twe twiyoboye twayoba Imana y'amahoro Imana y'urukundo ibyiringiro by'abakwizera umwanya turimo n'uw'igiciro nuwo kugaragaza imirimo yawe no kuvuga neza mu gihe cyacu gikwiriye tukiri muri ubu buzima dushimye rero ko kuri mu ruhande rwacu uduhinga bonto nini tugotesha umuco wawe amaraso yawe atuzeho ubushake bwawe buboneke kuri twe kugira ngo uko waduhinduye hahinduke benshi kubwo buhamya n'ijambo ryawe kandi tuzi kubikora kwa ngo wamamare atari kwa ngo twamamare tubisabye nk'abantu nk'Imana wubahisha ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen Uwimana Drosera uraho ndakomeye twaheruka nagakera none dusubiye kubonana dufite ibyishimo haleluya amen Imana ishimwe ko dusubiye kubonana tutarishwe n'ibyaha nukuri twaherukanaga ryari niba wowe wibuka twaherukanaga muri corona uri kuza gusenga iwacu uyoboye ino yego tukuzi ku muntu ukunda kurimba ngo ntabwo uje ubeshya Mana ntabwo ujye ubeshya Mana ntabwo ujye ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujye ubeshya ntabwo ujye ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujye ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ng'umuha ihene oya cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare oya ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu
kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Ogize ngo nagasaraye ngo ntago nkibishobora. Uracyarimo. Ndacyarimo. Nanjye duhura twahuriye ku Karago. Ndumva ari muri ADPR ku itero rya Rukore. Niho twaraye turi kwinginga Imana ngo itugirire neza, kandi turayishimye yuko yabikoze, yatugiriye neza, yaraturinze. Niba nibuka neza hari mu mwaka wa 2022, ubu tugeze 2025, turiho turi bazima tutishwe n'ibyaha duhumeka. Imana ishimwe cyane. Twongeye kubona nanje nkiri umukirisitu. Yego. Nkiri umugenzi ukivuga Imana neza. Yego. Icambere nashimira Imana nuko ntaratambika ibirenge mu nzira. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Amen. Dorose icyo gihe nkuzura umuhanuzi. Uracyahanura kubera Imana. Iyo yabishatse. Urahanura se bikihuta bigatinda nk'ibya Yesaya wahanuye ngo Yesu azaza akaboneka mu myaka 700. Urabona buri wese afite impano ye. Yego. Ubundi njewe impano yanje yo guhanura ntabwo iza buri kanya. Nshobora no kumara ukwezi ntanuye. Yego. Kandi mu masengesho ndi mwiteranira. Ariko cyane nkunze kugira impano yo kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Guhugura, gutesha, yego, gusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, yego, ababuza amahoro, yego, abaraga badasinziriye, yego, babuze ibitotsi ku bw'intimba, yego, twasenganye nkagira umugisha, basinzira ntavuze ngo iravuze ngo haleluya. Kandi bakazagaruka bakambwira ngo isengesho ryawe ryakoze ibitangaza, kandi ntavuze ngo Uwiteka aravuze. Yego. Niko Imana yabyemeye, itangaga zitandukanye. Yego. Igitanga impano zo gutegeka. Umugabo witwa Eliya avuga ngo mpagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Hari ubwo yavuze ngo iravuze ngo oya, ahubwo mu bubasha yahawe n'Imana yarategetse. Ico kintu niko kimeze. Undi witwa Mose bari ku nyanja itukura yaravuze atumva, aba banyegiputa mubona ntimuzongera kubabona ukundi. Hari ubwo yavuze ngo iravuze oya, abantu ro bahawe impano zo kugira ute zo gutegeka. Nusi dorose byatangiye byari kwiyumvamo iyo mpano yo gutegeka kandi dutegetse bikaba. Iyo mpano yatangiwe kubw'umubabaro nari mfite w'uburwayi. Yego. Aha bansengeraga bageze aho gucika intege bakarambirwa, ntangira kwirwanaho. Yego. Kwirwanaho gute? Ntangira gusenga kuko nayenda umunyamwuka ukuze mu by'umwuka kandi umaze igihe mu by'abanyamasengesho. Ariko ari waramenyereye kurwara ngataka ngahamagara inshuti zanje. Yego. Ariko narwaye umwaka n'amezi 4. Umwaka n'amezi 4 urwaye? Ndwaye. Muri uwo mwaka n'amezi 4 ntago abantu babakiri iwawe bakigusengera. Nanjye ntabwo naba nkiza pe, ni haresi hoya pe. Kandi ari indwara mbi ituruka ku myuka mibi ituruka ikuzimu. Aho bari baranteze ikuzimu, abarozi barantongereye za karande, mama mbyara kugira ngo akire barambwe ngagomba gusinya imfura igataha. Byari ibintu bikubiranyije, byari bigoye. Kandi wowe mfura? Ninje mfura. Ubwo rero kunsengera byageze abantu barananirwa. Kabishe ko basengaga Imana ntiyishure nibanga ry'ikibazo. Yego. Barananirwa rero. Muri uko kunanirwa rero niho naje guhererwa izo mbaraga. Yego. Ndisengera rero ntaciyo naturutse muri corona, burya twasenganaga muri ya misobonye ko nari mfite amavuta, nari mfite umunezero cyane. Kubera yuko muri yo corona naboneye Imana idasanzwe. Ni nk'abadayimoni baje bivuga baravuga bati iminsi wabayeho. Yego. Iyi niyo minsi yo kugutwara ukagenda tukakujana. Ariko icyo gihe urwara ntago ari ejo ndi muri corona n'imbere yaho. Ni imbere ya corona. Yego. Corona rero ubwo naramaje guhabwa imbaraga zo kumenya ibyo ndwana nabyo. Naramenye ibanga ryaho Satani aturuka. Ubwo rero byageze muri corona abantu uzi ko kwari kwimbaho kandi insengero zifunze. None bigera muri guma mu rugo. Yego. Bigeze muri guma mu rugo rero mama gw'Ibuganda arapfa ntitwaje kumushingura kuko niyo yaragiye. Muri uko kugwayo rero abadayimoni buririraho nibibazo niki ndarwara ndaremba. Niho naje kubona iyo Mana rero naje guhabwa imbaraga. Abadayimoni baza mbareba ibitero baravuga ndumva bo mu kiryango nkabona basugukuru nkabona ba masenge mbona abantu bo mu miryango b'abasaza bapfuye kera nabonzi banyirukagaho. Bigeze ndahagarara ndavuga ngo ubu tugiye guhangana imbona nkubona.
ariko icyo gihe bwo wari umaze igihe za mpano warazihawe narazihawe zo kwirukana abadayimoni zo gutegeka ibibazo bigakemuka n'ibiki kuko kenshi barazaga harwana nabo ndeba ariko uwo munsi niwo wanyuma wari wo kurwana urwo rugamba kuri uwo munsi rero natangiye gusenga saa 4 mbona bikameye mbona abadayimoni baje abadasanzwe kandi bavuga ko batari bunsiga mpabwa imbaraga ndasenga ndinjira numva umwuka yaje atari bya bindi numvaga numva hahindutse ibindi uko nasengaga bagenda bigira inyuma ariko amacumu bafite banga kuyarekuza uko nasengaga netiriza nkubita ndimbura nagiye kubona mbona mpawe izindi mbaraga mbona mpawe ubundi bubasha haza ikintu kimeze nk'imeri nk'indege ncicayemo maze kirahinda kiraka nuko mbirukaho uko nirukaga niko batatanaga iyo batataniraga niko nabirukagaho iyo bajaga niko najagayo bamwe kibatsiba basigaraho abandi kibabatsibaraho twageze ahantu twurira imisozi nkabona tumanutse yindi nkabona tunyuze mu bishanga nkabona tunyuze mu nyanja uko niko kiri guhinda kugeza ubwo ninjiye ngera ahantu mbona urutonde mbona abari bose barirutse abugore abana iki ibintu by'umukara bidasanzwe none bimaje kwiruka nibwo nagiye kona mbona imyenda yanje yo mu bwana udukariso udupeti utwenda tw'abana byanje mbona nzi ndatongora ibyo nkuze ndurubyiruko ndumugore ibyanje biriyo byose zabungira ku kuboko mbona ndujuje mbona ndabizanye ubwo nari ndimo gusenga kandi umugabo yari ari kumva ari mu buriri nkomeza mbizana mbona ngeze muri salo n'ubundi mu wanje ndambuye amaso ntibisibye Imana inkoreye ntika nkomeze nsenga ndakurikirana ndongera ndakomeza nari ndi muri salo napfukamye narambuye akarago iwanje ndasenga nongeye kuja mu mwuka mbona ya meri kimeze nk'indege iraje nongeye nicaramo mbona noneho kiranzamuye ninjira mu ishamba kiratema ibihuru kiratema ibinani mbona busaza mbona abagabo mbona ibitero byari biteye kiravunagura mu kwigenda mbona irangamuntu yanje barayita irangamuntu tugendana buri wese afite irangamuntu mbona ndayitoye mbona n'ubundi ndagarusengeze muri sari wanje ngo ariko mbona ndikubwira musaza wanje namuna mukaza wanje barabanyamasengesha abanyempano ngo none byanje byose ndabizanye se bwabundi ngo nirangamuntu yanje ndayizanye narakomeje ndasenga sinarambirwa kugeza ubwo n'undi ya meri yagarutse irongera irahinda ndamanuka mbona noneho nciye iwacu aho mvuka gihindiyeyo mbona ku rugo rw'umuturanyi wacu mbona ngezeyo mbona natse umuntu telefoni nsanga ni yanje ndamanuka mbona tugeze ku ngezi mbona kirakubise turinjiye mu ngezi hasi mbona turamanutse ku mucanga mbona turamanutse ahantu ntazi ari ibibaya tugera ahantu hari utuzu tw'ibyatsi twa kera muzi mbona utuzu turarimbuye mbona tukinjira hariya kugeza igihe nageze mu nzu numva umukecuru imari kuboroga ati ninje wari mukuru wari usigaye ku buzima bwawe unsanze ahute ndavuga ngo ugu munsi ndakwica ni muri Yemeri mbona mpawe ikintu cyitwa inkoni y'umuzo nziza ya nkoni ngo ndayifata ndagenda mwirukaho uko ahubutse mu nzu mubaho agiye kuya ngo yuri urutonde rw'uruzitiro ngo nkubitira mu mutwe mukubise gatatu mbona arapfuye mbona ndagarutse garukana na telefone yanje mbona ngeze muri sari wanje nkigerayo nuzura umwuka mu kuzura umwuka numva naririmbye indirimbo ivuga ngo nahera he kuvuga Uwiteka Imana nahera he kuvuga gukomera kwiwe nahera he reka ngushime Uwiteka nubwo ntari umuhanzi yaba ndi umuhanzi nabivuga hose no kuri WhatsApp nkabibwira bose nkabihamya ngineza yawe Mana nzayibwira bose abato n'abakuze abakecuru n'abakambwe nzabivuga hose nzabihamya wangiriye neza Mana unkuri kuzimu uncira mu bantu nahera he
haleluya. Amen. Waruvuze ngo yaba uri umuhanzi wabishyira no kuri WhatsApp, wabaye we rero uri umuhanzi uri kubishyira no kuri YouTube. Niba ubwo buhamya warabubwiye abantu bo mu rusengero gusa ari kuri rukore cyangwa se kuri paruwasi cyangwa hehe, ubu uri kubibwira isi yose, ibihugu bitandukanye, bose bagiye kukureba. Nose wima aho numvise waragiye ubohoza ibyawe, ntabyo Imana yigeze ikwereka ukabohoza iby'undi muntu nawe wari waraboshywe gutyo n'izo karande zo mu miryango nawe akabohoka? Barahari. Bwa mbere ngitangira yenda kwanga impano yanjye igaragare, nagiye gusura umubyeyi mu Kinoni, nkihagera nsanga umubyeyi wari umaze iminsi abyara abana barapfa. Ntago nari muzi ngo yari uwo Munyagafunzo. Uwo twagiye gusura yari uwini wacu. Tuhageze nsanga ababyeyi be bihebye bari kurira, bahamagaye Imberansi ngo nize imujane mu Ruhengeri. Ndangije ndazamuka nkumva umwuka ari kumata kumusengera, ariko kwigaya no kutiyemera yenda gacika intege. Mbwira abo twari kumwe nitwizamukire, kuko numvaga umwuka ari kumpoma ngo nje kumuramburaho ibiganza, nkavuga mu bapagani muri abantu baragira ngo iki. Ndangije abo twari kumwe turazamuka, tugeze mu gitari numva nagiye mu mwuka udasanzwe, ndavuga ngo yansubiye gusengera umurwayi, ntago ngiye kuzaburana n'Imana. Nagezeyo kuri wa mubyeyi ndambika ibiganza ndamusengera, ndavuga ngo uyu mubyeyi ni igihe kirekire yabuze umwana, ni igihe kirekire, ariko uyu munsi Imana imuhuje n'umusamariya mwiza. Ndavuga ngo Uwiteka nkugirire nk'umugisha, uyu mubyeyi nawe abyare aheke. Ako kanya nje mu mwuka, bari abanyagatulika bankoye ariko bari kurira, ndahanura ngo Uwiteka aravuze ngo saa moya urabubonye umwana w'uruhinja w'umuhungu. Mberansi ngo dore ndayikerereje, irasanga umajiye kubyara, kuko bwari bwije bigeze nka saa 12. Nazamutse mfite ubwoba, ndi gutitira, ibintu mvuza abantu biwacu bari kumva, abaturanye, inshuti zanje, nabari abantu bihebye kuriya. Mana akaba mvuze n'isaha, none nza mfite ubwoba, naraye ndi gusenga ubwoba bwanyishe. Umubyeyi kuko yari uwanje, nagiye ndi gusinonwa mu gitondo kuja kureba uwo muntu wabyaye, ngiye gukorwa n'isoni, nta bindi ngiye kumwara. Natungutse mu muryango w'abakecuru, baraza barampobera, baranterura, banca hejuru bati uyu muntu ntago usanzwe watubwira ni wanyu. Isaya Samuel yuzuye, na muganga wari urimo araza avuga ati mufite Imana uri umukinte ndi umwadeperi, ati Imana yawe ntisanzwe bya byatuguye, ariko Isaya Samuel umwana w'umuhungu dore nguyu ngo nije gufata uruhinja. Guhera ubwo ntangira kubona Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Cyagiye twaranye mu masengesho ntiwamanurira uko biri kose, nidusoza ikiganiro hari Imana iba yakweretse nanjye urakimbwira. Ubu turi saa 7 n'iminota 18. Nizeye ko saa 12 kucyurambira ndaba nakibonye. None ko hanuriwe ko saa 10 yarabyara, none ngewe ndavira mwose. Imana yanjye rero ntabwo ari nk'abandi yenda bafite Imana za ko kanya zo gukurura. Nakubwiye ko njewe nshobora no kumara ukwezi ntawe kandi gusenga. Ariko wahanura ugahanura uhanuye, abantu mumeze gutyo niko bigenda. Niko bigenda, biratinda ariko igihe biziye ugire mu mwuka ukagira ntacyo. Ariko nanjye hari ibyanjye batwaye, urategeka biveyo. Muri ubwo butware bwo iyo nagize umugisha ntabiri kundega mpagaze neza, nagusengeye Imana iraremaga. Sawa, kuko wavuze ko ufite n'impano zo kubwiriza, ugiye kutubwira ijambo ry'Imana. Noneho mu gusoza urahita usengera abakunzi ba Concord TV show, abafite ibyabo banyaze, abo bajyanye imyenda y'imbere bayibarogeramo, abo bajyanye amafoto bakajya kuyabarogeramo, ibyo byose bibahoze mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Icyo nahawe n'Umwami Imana kumenya nuko njewe muri iyi minsi mfite amagambo atandukanye n'ay'abandi. Abahanuzi bose rero ntibahanura kimwe. Turagenda muri Daniyeli, tugiye guhera Daniyeli igice cya mbere. Uradufasha? Nanga nanje gusoma ndabizi Imana yangiriye ubuntu. Nagufasha nta kibazo no gufatanya hano. Nta nubwo nja mu maso cyane. Iyo nabarozi babigerageje ndasenga bugaca gabaye mazima. Ngahisomere none. Daniyeli turasoma igice cya mbere ku murongo wa 6. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Ezeriya. Nuko uwo mutware w'inkone
bahimba amazina. Daniyeli amwita Beruneshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino cyangwa aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduriza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Katugarukire hano. Yego. Haleluya. Amen. Ndikubwira abanyumva rero intego y'ijambo ry'Imana nateguye tugiye kuganira aka kanya, umutwe nawuha ngo aba bahungu batatu bari bavuye mu bunyage bajanywe nk'abantu banyazwe mu ntambara bahunze, ariko aho bageze mu guhunga kwabo bagaragaza icyo bamenye, bagaragaza mu gihe cyabo kari abakirisitu. Aho bari bagomba gutegekerwa ibyo kurya nk'iby'abandi, ariko kubera imyifatire yabo, haleluya, bituma bahimbwa agandi mazina, kuko uko umuntu yitwaye niko bamuhimba. Baravuga ngo aba bantu amazina yabo ntakibakwiriye, turabona ari abantu badasanzwe. Buri mwe wese ngo umutware w'inkone kuko yamubonaga amuhindurira izina, arangije kumuhindurira izina ngo aranabakunda arabatonesha. Ariko nabo amen ngo bagambirira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya by'aho hantu bageze. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kubaha Imana ni ikintu cy'ingenzi. Kubaha Imana ukuntu ari ikintu cy'ingenzi, Daniyeli na bagenzi be baramaramaza. Babonye muri urwo rwo harimo abaterekera, harimo abacuna, harimo abakora ibimenyetso by'umusaraba, harimo abasenga bapfukamye. Baravuga ati ariko twebwe ibyo twamenye bitandukanye n'ibiri aha hantu. Kubera Imana twamenye tugomba kugira itandukaniro ritandukanye n'ibyo aba bantu bakora, kuko twe twamenye ko Imana yacu ifuha ivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuru b'ibihumbi. Bavuga ati turi ubwoko bwa Isirayeli, iyo tuvuye twakoreraga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, twubahaga Imana. None aho tugeze nubwo ari mu kaga akaba badukunze bakadutonesha, ariko ntabwo tuzigera twiyandurisha ibyo dusanze ahantu. Ndabwira abantu bankurikiye, kuba waramenye Imana, kuba waramenye agaciro k'amaraso ya Yesu, kuba waramenye aho yagukuye, wagera mu kazi runaka ukaja mu byubahiro ukiyandurisha amafaranga ubonye. Kuba uri umuhinzi wahinga ukeza, ntutekereza ko wigeze gukorera abandi, ukiyandurisha ibyo kunywa ugasubira inyuma, ukiyandurisha icyubahiro ugatakaza icyizere cy'Imana yawe. Ariko aba basore batubereye urugero rwiza, kubaha Imana, ntibigeze biyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ntibigeze biyandurisha ibyo kunywa by'ibwami, ndetse habe no kwiyandurisha abakobwa baho ko bari abasore, kugeza ubwo babahinduriye amazina meza. Haleluya. Barangije barababwira ngo aba basore batonye ku mwami, kugeza ubwo abantu babagiriye ishari. Babagiriye ishari atari uko babanyaze. Hari igihe umuntu yakugiriye ishari abonye amavuta ndimo, akavuga ngo uriya muntu ko twari tuzi kazambara ubusa, ariko akaba ari kugura rondo ntiyayambara akaberwa kubera agaciro k'amavuta. Haleluya. Hari igihe uba uri mu kazi abantu bakaza bakagukunda mu kazi, bakakwisanzuraho, bakaguha ibyifuzo batabiha abandi, kubera kuko uri umukirisitu imvugo yawe bagusanganye mu kazi. Bakaza bakugana, abo mukorana bakakugirira ishari, ariko uzasenga Imana ishari bazakugirira rye kuzaba uko bakubonye, ahubwo ikikurimo kizabatere kukugirira ishari. Ariko Yesu umwami wacu ureba mu mitima, nareba ibyo uri gukora avuga ati uyu mwana wanje, haleluya, kingiye ukahagaze, ishari bafite n'iby'ubwende nzamurengera. Amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka akaja murinda muri byose. Seduraka, Mishake, Bedenego, mbega bose uko bari abasore bane bagiriye umugisha ku Mana kubera kutiyanduza. Abantu bankurikiye nkababwira ngo muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo kubaha Imana ni ikintu cy'ingenzi.
kubaha Imana ni ikintu cy'ingenzi narakibonye. Jewe mu kubaha Imana kwanje kwatumye ngira ubuzima ntari uwo kubaho. Kubaha Imana kwanje kwatumye mbyara ndaheka ntari uwo kubyara ngo mpeke. Nari nsanze umutware wanje ari umwana wa 13 ariko barapfishije abahungu 9 bose ngari abasore babaroze. Bose asigara ari umwe. Musanga ari uburozi incuro 7 yaje kundeshere kugendera ku kibando ari umuganga umwohereje. Ariko kubera kubaha Imana, haleluya, urwo rugo nashakiyemo uyu mwanya mfitemo abana 9. Ote boveni rabayini dotayi. Mana turi mu ijambo ryawe, haleluya. Ariko kubera kubaha Imana mfite uyu mwanya umusore w'imyaka 20, uyu mwanya mfite umusore w'imyaka 18, uyu mwanya mfite umukobwa washatse, afite umwuzukuru uri muri garadiyeni, mfite abandi bana batoya. Urabona ko ndi n'umubyeyi ukeneye kubyara, haleluya. Umuryango wari ucitse uzimye kandi abari bawuciye baracariho, haleluya. Hari n'igihe baza nkabona n'ibimenyetso bagafinda, ariko ijambo rikansanga nijoro, umwuka akambwira ngo dore ijoro bageze mu irembo. Kubera yuko wahawe ubutware, haguruka ugenda uri gusenga. Nahaguruka nkagenda ndi gusenga, nkabwira Imana ngo waravuze ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiya, tuziruka yica ntacyo bizadutwara. Nkagenda mu irembo ngakandagira, nkavuga ngo inzoka na sikoropiya ndazikandagiye. Nagera mu byanzu ngakandagira, bwaca mu gitondo abana banje bagatambuka bakaja kwiga, umutware wanje agatambuka, nanje ngatambuka. Ariko nta kindi tubikesha nukubaha Imana. Ndikubwira abankurikiye ngo erega kubaha Imana ni ikintu cy'ingenzi. Ngerega kubaha Imana bidufitiye umumaro. Bikora ukiri mw'isi, bikora ugifite umwanya. Niba wageze mu kaga, dosiye yawe izibukwa. Ntabwo twakomeza kuririmba ariko turi mu ijambo. Ariko nabwiraga abankurikiye ngo kubaha Imana byatumye Daniyeli na bagenzi be batoni bwami. Byatumye ababagiriye ishyari bazi ngo barapfa, aho bari gupfira basanga Imana basenze niho yabategerereje. Bari babategeye mu itanura ry'umuriro, batika turebe bari abasore dore bari bagiye kudutsimbura bagategeka igihugu cyacu kandi ari abanyage, ariko katugende teshe agaciro baje mwitanura. Ariko aho badutegeye, haleluya, iyo twubasha Imana baratega, ariko handi bategeye na marayika akabari hategerereza. Tukahareba dufite ubwoba, tukahareba tubona ari nk'intare ziziritse, twakwitegereza tukabona tutarazicamo, ariko mu kwizera twahagera tugasanga marayika ahagaze hahandi bategeye, maze akadufata akaboko akatwambutsa. Ariko urushoro nukubaha Imana, nibyo bidufitiye umumaro, nico kintu cy'ingenzi. Ndabwira abankurikiye, uzi ko yaracogoye mu kubaha Imana, iturufu mu kazi nukubaha Imana. Akazi katarimo kubaha Imana ntiwakarambamo. Ibyo wakora byose utubasha Imana, Satani aba ari uruhande rwawe. Ariko iyo twubasha Imana agukura hamwe akwimurira ahandi. Utangira ku kazi koroheje agutegurira akazi kagari, agutangira ku mushahara mutoya agutegurira umushahara ukomeye. Utangira uhinga byanga bakavuga batazarya iki, ariko uyu mwanya nanje mu bahinga bakarumbya byambaye igihe kirekire, ariko sindahamba umwana wishwe n'inzara. Imana yica inzira nyinshi nkayibona, ikangaburira abana nkabibona, ikanyambika nkabibona. Imana ni urukundo. Abankurikira ndababwiye ngo urushoro nukubaha Imana. Ndarangije n'ijambo ry'Imana kwari kugira ngo abantu basogongeze kuca Imana yankoreye. Nico nifuriza abantu muri iyi minsi, kuya ngo buri wese mu kazi akora, mu bucuruzi mu kinakora, abo bubaha Imana. Nico kintu cy'ingenzi namwifuriza. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha. Ugiye gutanga nimero yawe ku buryo wakumva yafashijwe yaguhamagara mu gasengano. 079 53 48 61. Ukabibutsa n'amazina. Uwimana Dorosera. None tukaba tugiye gusenga kugira ngo wirukanira abantu inyatsi karande n'ibiki badukurikiye. Umwanya n'uwawe dusoza.
kadusenge abantu badukurikiye buri wese ku kibazo afite agikomeho. Imana yacu iri mu Rwanda, aka kanya nsenze yajya no muri Aziya. Imana yacu ntabwo ikora ari uko abantu bageze kuri teri. Umusirikare yari afite umugaragu w'uburwayi, ahuye na Yesu aramurira ati umugaragu mfite ndamukunda ararwaye, ngirira neza nzi kuri umukize. Yesu amubwiye ngo bajaneyo, umusirikare aranga ati tegekera aho uri muri bwa butware, nzi ko biremera. Kwizera ko wongeye gusengera niko kuri mu mukize, kuko isengesho risenga nko kwizera, ari usenze n'usengewe rizahagurutsa umurwayi ku gisasiro kandi azikorera uburibwe yigendere. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana itabaririza amazina, Imana ititiranye ibintu n'ibindi, wari ubizi ko uyu munsi itariki ya 16 y'ukwezi kwa 9 ko nzaba mpagaze imbere y'abantu ntazi kandi mvuga imirimo yawe no gukomera kwawe. Uyu mwanya nkugirire umugisha nk'uko usanzwe ubikora, kandi ntabwo birantaba kwikebagura. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo nidusenga tuje tuvuga dutya tuti amagambo yawe arakomeye. Rero y'amasengesho ngiye gusengera abantu banyumva, hari abanyumva bafite ibibazo, hari abanyumva benda guterezwa cyamunara, hari abanyumva bararozwe baryamye, hari abakobwa banyumva barabuze uburyo babona ingo, hari abasore byanze, hari abacurujije bagahomba iteka, hari abantu babuze urubyaro, hari abantu bajanywe ikuzimu uko nari narajanyweho, hari abantu bohererezwa amahembe, hari abantu batabitse ibintu mu marembo, hari abandi abarozi bageze mu nzu bayitabikamo ibintu ku buryo baryama ntibasinzire. Kuri iyi saha mwami nyemerera, kuko wavuze ngo umwuka natuzaho tuzahabwa imbaraga, tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara, tuzakandagira inzoka na sikoropiyo, tuzirukana abadayimoni mu izina ryawe, duhagaze muri bwa butware wadusigiye. Kandi iyo tugufite ntitwifuza umurengezi. Mutabazi wabera, nsengeye abato n'abakuru, nsengeye abakecuru, nsengeye abasaza bageze mu zabukuru, nsengeye abana batoya, nsengeye urubyiruko, abanyumva bose buri wese ku kibazo afite, ugushikamirijeho uzamurinda azaba amahoro. Ndirukana imyuka mibi, ndirukana imbaraga z'abarozi, ndirukana imbaraga z'amahembe, ndirukana imbaraga z'abatongezi, ndakubitira kuri umwaku na karande, ndirukana inyatsi, ndirukana umwiryane mu ngo z'abashakanye. Hayi Uwiteka Imana, dore ingo nyinshi z'abagore bakiri bato zimaje gusenyuka, ariko kubw'ububasha duhabwa n'Umwami Imana yacu, ndirukana uwo mwiryane, ndirukana urukundo ruke, ndirukana, ndanetiririza, ndakubita ote bayinive icyo Satani yimitse. Tugeze mu gihe cyo gukoresha abakozi batagaragara, Yesu, bakimura ubwami bw'ikuzimu, ijambo ryawe rikongera rikamamara, imirimo yawe ikongera igakorwa. Ubwo ugiye kongera gukangura imitima y'abantu, ugasuka ububyutse mu bantu bakwizeye, nubwo kugwa kubonetse kuri benshi, ariko abantu ugiye gukorera ibitangaza bazagira ubuhamya bwivugira, bavuga imirimo yawe babonye batumvanya abandi. Mu gihe nk'iki cy'ubuyobe, mu gihe nk'iki cy'ivangirwa, mu gihe nk'iki cyo kuvangura abakirisitu n'abakirisitu, igihe cyo kumenya neza yuko twageze muri Antikirisitu, abantu bawe ndasenze ngo imirimo yawe n'ibitangaza wakoraga ari byo bibayobora. Kandi mbasengeye nizeye kubyumvishije ku Mwuka Wera aho ntageze ahageze, kandi ko hari ibyo akoze n'ibyaremye, hakazaboneka benshi bazamura amashimwe bavuga imirimo yawe. Nanjye ubasabiye nizeye ko bari bugirirwe neza, nanjye nkagirirwa neza. Ni mu izina ry'uwadukunze Yesu, urakoze. Amen.